bivuge neza. Allo chérie. Allo? Chérie bite se? Mugore wawe? Mwese mukora ku mahonga. Amagaza. Kandi abagabo barabavuze. Yego. Nahise gusa amafaranga y'ishuri. Wiga mu kangahe? Nga mu wa kabiri. Nuri umusirimu? Cyane ibyo wakunze ni kweli. Ko nasanzwe nkubona inaha. Cyane imishyashya no. Gusa nyine noneho nahanshanze babona nyine naho ibintu byose ni bishyashya. Rero bivuze ngo ukeneye umuntu uza kumenyereza uyu mujyi. Bikomeye. Reka da. Ayo mahirwe se waya? Wow, urabishaka? Cyane rwose. Maze wabona mfashije nazagura n'akantu. Bivuge neza se. None se ko ufite imisatsi? Ufite imisatsi nyine ikigo ni one private. Barabyemeje. Okay. Arya wambwiye ngo witwa? Cyuzuzo kabisa. Yego. Hanyuma ubwo nyine niba ukeneye umuntu uzakumenyereza kangoye business card yanjye ndahamagara nyine dutanga. Wow. Ni byiza. Niyo nimero yanjye. Noneho rero ngo nyine uzibuke kumpamagara nyine dutange. Nzaguhamagara. Alternatives. Kumva nshaka kumenya hano nyine ibintu bya byanchanze. Byiza cyane nanjye ndahari ku bwawe. Okay, murakoze. Sawa. Muganza, amakuru se? Bitama. Kumuna wataye umutwe se byagenze gute? Habashabye wala nyine ndose numva nataye umutwe ndetse idanje. Kubera iki se byagenze gute? Cyamwana umugore namubuze kabisa. Yagiye se kandi. Nashakishije ahantu hose nazengurutse ko numva ntageze namuhebye byoroshye kabisa. Oni ndese kandi. Byashara by'umukuru. Ko numva se ibibazo byakubayeho uruhuke. Babigeza gute? Reka niki wa musore ahubwo reka gusezireho simuke mwana ndacyari gushakisha sindamubona. Ibintu bidanje kabisa. Wihangane nyine nta kundi. Sawa turi kumwe. Papa ganze ndi kumuhamagara akanga kumfata. Ubu se azwinda nzahitaho njyenyine. Kandi abagabo barabavuze. Wasanga agiye kuntererana. Ubu se nzabigenza ute ko bacu batifashije. Ngomba gushaka ubundi buryo. Allo chérie. Allo? Chérie bite se? Tumeze neza? Tumeze neza. Turaburanye. Cyane. Ko wanyanze se? Nago nakwanze. Noneho ashatse kuba ko ari njye nyine ningire kubura ubwenge. Birumvikana ariko niyo wabuze. Aho kisangiye ndi tayari kabisa. Ndahari. Nubona umwanya wambwira tu. Gusa nyine nunkenera uzambona, uzambwire mbanze nyine nsaba uruhushya mu rugo. Ngufitiye n'akaba. Ngufitiye ibanga bya atari ryiza. Subizi. Ubwo uzabanza uneguze. Nawe ndagukunda. Sawa urakoze. Urakoze cyane. Ubwo uzambwira tu.
tuvuga ko nakumenye inde mama Ganza uri ufite ko yikubye quel moment qu'elle Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed is not available. Please try again. Suggest. Ishimiye ko wanzanyanga. Wabyishimiye? Byatara. Byiza namaze iminsi mutekereza. Mbashiraho ntugire ikibazo. Nakuzaniye ibintu byiza gusa. Ntabwo byari bisanzwe ariko. Biheruka tugiteretana we ya. Kazi wacu. Murakoze. Mwakiriza iki? Mufite amosteri? Irahashye. Okay, ngeze amosteri dakonje cyane. Nayo ni citron. Citron. Okay. Irahashye. Akoze. Aha. Narubuse cyafite amatiko. Byata somba mutsikana yabura kwera. Nuko bidasanzwe ariko shirimba numva nagusohokana bisiko dufite amafaranga. Tukayarya nyine twazamaze iki? Aha, amafaranga asa nyine vuga turi afite ariko se mwese mfite hanga kari kuri konte nyine nayawe nyine tu nge. Urabizi. Urumva arayanjye nyine. Nyine nayacu bo. Somehow nayacu ariko nyine urabizi. Hari igindi. Kandi ngiye gukubwira. Nukemera. Ndagusinyira shika amafaranga ushaka. Zasigara yaryoha mo nayi. Datuma sara. Aya ariko ibintu ni ibyacu. Okay. So urakoze by the way nubwo ntanakumva mba nshimiye before. Uri ku masaha ahenze ngenda ngo ntago nguru isaha. Urashaka isaha? Uretse urumva nyine concept. Okay, ariko nyine nabyo nkora ni byinshi. Birabaye. None byo yankoreye nyine ntacyo mushinje pe. Waragerageje. Biracyaza. Waragerageje nubwo ajya utarumvikanaho neza nyine okay nase bizaza nyine. Bya bintu maze kubyumva. Ntago ndiyakira. Yawe ngiye kumwabije basi. Barasari cyo baye. Ntacyo banyine inyuma wakubona imbere ntagaze ko uri umwobo. Sasha ntabiraro mugira mwebeka ariyo yayo. Birahure. Wintinze zanigiye kubizana. Wintinze zana ikirahure. Abazi shase iminsi yawe rwose tuvuka zamujyana ndabazi. Ntitureba aho byo. Umunsi umwe nzamena umuntu itara rero ku mugore wanjye. Sawa rero muryoherwe. So icyo kurya se madaturya agakisinga kwavu cyangwa se gakoko kokeje. Hariya turakotsa neza nta kibazo. Kwishyuriza hamwe. Wintinza rero ne mugireva. Mugireva. Sawa. Ndabona rwose wahashyitse. Se byakugendeye ute? Nyine byari bigoye. Ariko nyine baje kubyumva. Nabakora nyine. Gusa nyine wakoze kuba waje. Gusa nanjye nabyishimiye ko urabona yari gahunda sibyo se? Nayo nyine nayibikeneye. Yari gahunda. Se biranshimishije. Wandi mushimishije siko cyane. Nabishakaga nyine. Byiza cyane. Andi makuru se? Amakuru nyine ari meza ndabonze. Amakuru kwima kuva cyagiye ubwo twari turi kumwe ubwo nari ngwetse. Nanjye nicyo gihe mwese. Nenda nagukumbuye urebe. Usikin cyane tumye muzana hano. Shaka tumaze iminsi tudasohoka ngo tuganire. Urabona na biriya bintu byateye akantu mu rugo rwacu. Tuganira Nongera no kurakara. Yawibyuka ariko. Nagabye naguhamagariye. Just noneho nari nguhamagaye nkubwire. Mu rugo nyine umukecuru ararwaye. Kandi abisi nyine ararwaye? Ntabyo ruzi se. Kutabimbwiye se. Nyine baraye bampamagaye bambwira ko ameze nabi. Bizi nyine nabuze ko mbikubwira ndavuga ati ndibanze nkuzane nyine tubanze tuganire tumeze neza nyine kubwira. Shuba? Yarwaye ryari?
nyine ni za ndwara z'abakecuru nawe urabizi kurwara nyine ushaka kujyayo then nashaka gusaba guhisha nyine nkaka iminsi mike kumbe rata ntibazi n'impuhwe kumbuza nyanga ni nka ruswa oya ntabwo ari ruswa shiti ni ruswa ahubwo gusa ushaka gusiga mu nzu nyine okay gusa nyine buri cyo mfana ni kimwe iyo ugiye iwanyu ntujya utaha ushaka kumara igihe kingana iki iminsi 3 irahagije ndashaka umukozi musiga kumvikane iminsi ingahe 3 irenga ese bucura bwe ndabaza abandi bose ntago bari no mu Rwanda urumva n'igomba kumwitaho yabize mu bamwiryano babucura ngo ubu nyine no yaririye ariko it's okay ntabwo nakwangira agenda ugiye bura mu byene wa mbere so uzagenda ugiye gusa make sure ko iminsi 3 please iminsi 3 waje ntuzantengufe umbashe nawe nzagutengura gusa n'uretse hagati mbanye njye kuri toilette okay ntari binenda yari asana iyo mpyisi irabimaze gushya ariko wakihamagarira Shadiyara ko nubwo namwanzira nakundaga yani message si cyaba rwamagana no ndabona ari message ndabona ni message niyo ku kazi yani ku kazi bari kunshaka sinujya kunsiga oya suruba byashoboka ibaze usize umutego murakoze urumva se nagusiga oya rwose ntabwo nabikora reka ahubwo musubize sibyo reka musubize Uvuyoze iyo navuye umeze neza noneho ntakibazo cyangwa urwaye mu nda sha okay bari mu tipe nawe icyo kurya yatinze imbajyana nzoga nyinshi imbere yawe ntumbaze kandi nanisonze niyo yayo ahubwo nayo se numashaka ajya kwihagarika ubwiriro ubwanga ubaheza katamuharira gutyo ni katavuga okay Hello Salam umvise ya amakuru umvise no umve grand frère aranagiye kujya tu aramara iminsi nk'itatu wakikarumye ukaza kundeba none cyangwa ejo tugakora umuti nyine tukiganirira ya ntari bintu azaba hari ahago bose bagosha gafatika nunazo zarare ya ebana nta wundi muntu hari umukozi w'ibyo bindekeye ndashaka umuntu mugenza ariko grafre ntaho hari ninjye nazo turi mu nzu twenyine gusa nushaka kuzarare ya nijye ngukundira mwana come on uzaze bana nzakagura ntaribe sawa nyine tu wakoze konzana ahantu ndabyishimiye azansubiza umukecuru wenda se nibikomera twajya kumusonge nawe so ngasa neza razabane nawe reka tumwe kano kantu byo kwitegura Amuse neza. Wabyutse kare. Hasha nyine tubyashyize kare bitanibyukira tutabyuka hatushaka kuza grafere. Sifero wamugore wawe atandukanye na n'ubu ntajya kwamugana. Nana nimero ye wapi sinayikiraho. Kabe kitoroshye. Mwako nyine bisi no kwemeza ko nyine ntuhari se. Ihangane nyine ndahari nzansimbura. Ndabizi neza kandi wakoze ibyo wankora umuti. Harya n'agacupa karahera. Cyareba mu cyumba reba siko twazinyoye nyinshi rero nakabura.
umugore wawe neza mvuga ko umuhungu wawe umugore